njye mvuye Kigoma ngiye Kigali tayari akagenda adafite naho kujya ushaka ubwatsi bw'amatungo ubundi bakajya kwitera umupira bakunze kwita karere tayari karere ko nubwo I Kigali hari amafaranga bose niko bayabona ku buryo babifuza ku ba Genzi atriste ubuzima bwo mu cyaro kana kayiteye parfait kana ibyo niba byitaye donc ya ni wowe ku giti cyawe igikombe cy'amata kigura ngaye muri kantine Kigali yari hagendwa yoza hagiye naga ari ubupfa kugenda aya murakoze cyane Davis nkuko mubizi nda Alphonse Nizeyimana ariko ukabuzwi kuri YouTube channel yitwa Alpha Kirimo Empire utangiye umbwira ati ubuzima bwo mu cyaro ubuzima bwo mu mujyi akabazo mark ubuzima bwo mu cyaro bufite uko bubayeho ubuzima bwo mu mujyi bufite uko bubayeho twe turigarukira kuri generation y'abajene ababyeyi we don't care about that abana we don't care abantu turi mu rugero rumwe kuko nibo tuzi ibyabo y'ababyeyi ntabwo twabyivangamo n'iby'abana bo hasi also we don't care about aho ngabo birumvikana cyane rwose tuvuga ku bajene ku bagenzi atriste ubuzima bwo mu cyaro buroroshye ugeranyije n'ubuzima bwo mu mujyi ariko bitewe n'iki n'umuntu uriya buroroshye ku giti cye umuntu kaza ubuzima nyine buramukaza nawe buramukomerera iyo ukajije ubuzima bukuba kabiri bugukomerera ku kigendanye sasa rero no kuba imirimo ikorwa mu cyaro imirimo ya buri munsi yo mu cyaro mu cyaro baba bari busy no guhinga gukwahira amatungo aho ngaho akaba ariho wari uri kukubwira ngo ubuzima bwaho buroroshye ugereranyije n'ubwo bwo mu mujyi buroroshye kuko umujene iyo avuye kwahira amatungo ubwo ndavuga inka agafata igikombe cy'amata ntazi kwikaragira uko bimeze ntacyo ababaye muri we urumva ntacyo ababaye ariko se naho mu mujyi tukiraho igikombe cy'amata kigura ngaye muri kantine Kigali agaho nyine birumvikana ariko wibuke ukuba wayakoreye wayakoreye ni nakuyarya birumvikana ukuyakorera ni kuyarya ariko mu cyane aho wibuke ko ikintu cyo gukorera amafaranga nta kiba gihari rwose baca umugani ngo nta baronyera hamwe nk'abaca umusigara ukeka ko nubwo I Kigali hari amafaranga bose niko bayabona ku buryo babifuza oya bose siko bayabona cyane ko wibuke ko no mu cyaro abantu bahari badafite status zitandukanye nje niko naba mbizi nase nangire kankubaze ubaye uri future investor cyangwa se ushaka kugira gushora washora mu mujyi washora mu cyaro byaterwa n'ibyo ugiye kwaje kuya ko nago wafata wenda ibintu byacuruzwa nyine aho mu mujyi birumvikana ngo nurangiza uje kubishora mu cyaro ariko nyine ngewe rwose ko mbibona hose nta hantu ubuzima bworoshye abatipe mu cyaro baba bari nta hantu bworoshye kabisa bizi no guhinga bari bizi no gushaka ubwatsi bw'amatungo ubundi bakajya kwitera umupira bakunze kwita karere tayari karere aho tazi karere niyandike muri comment urumva ariko umwana wo mu mujyi araramuka araba ari ready yuko umukozi yateguye iki icyayi n'umugati sasa rero ukaba uri kutubwira ngo ubuzima bwo mu cyaro nibwo buba bworoshye uretse banza wumve aragenda afata icyayi n'iki n'umugati kuko gifite akiri ku babyeyi ejo bundi nagira za shingano zo kuba muri ghetto bizagira gute bizamugora ako bikweka n'abantu bose iyo ghetto batakunda kuyibamo kuvuga ngo hari abayibamo hari n'abavi wabo tayari bahita bajya mu rugo rwabo bikubiye gake bikubiye gake ibaye ari umujene wagenze washuguritse utazi gato bikubiye gake aka kantu kabikubiye gake bambabarire ahantu gakoreshwa ntashaka kuvuga kuba uri umujene wagenze washakishije ubuzima utazi kwibana
icyo gihe nta nubwo uri umugabo. simbureminze abantu ako kantu mu ngo z'ababyeyi sibyo ariko nanone bani muve mu ngo z'ababyeyi imyaka 21 ni myinshi ariko biterwa n'icyo hava ugiye gukora nanone buretse karabafata umwanzuro wo kurivinga nta kintu na kimwe wango wowe rero ahangaho biba byagoranye icyo nicyo bita ubuzima akavuga ati ngewe mvuye kwa runaka ngiye kuvuga cya cyaro cy'iwacu kandi abantu benshi mu gihugu ntago bakizi mvuye hepfiriya tuziranye abantu hose basigaye bahazi rwose nta cyaro gisigaye gihari ikigoma iwanyu ni mu Kigoma ngiye mvuye Kigoma ngiye Kigali yari akagenda adafite naho kujya ubwo yenda aba yarahingiye nk'uduceri nk'uduhumbi 150 agashakamo akamatora ubu ntizikibaho kira habaga ari akamatora k'umuntu umwe k'ibihumbi 6 matera y'ibihumbi 6 yabagaho ikaritibaho k'ibihumbi 6 akaba aragakwamye akagenda agashaka hahandi hirya y'Nyamirambo inzu ya 7 ndagatangira agashugurika wakino sasa rero ku kintu kigendanye n'abastari mu cyaro dufite abastari cyangwa bose bibereye mu mujyi mu cyaro dufite abastari wa kino mu cyaro ikibazo astara ahari sibyo astara ahari ariko ubwo umustari inshinga ivaho no gustara umustari umugenga astara ahari kuko nk'umustari mu cyaro hepfiriya ndakwitangaho urugero bandi babyumve nabi kuko ngewe umuntu mwiza yitangaho urugero kugira ngo atagira abakomeretsa ariko birumvikana kugira ngo atagira abakomeretsa bafite amatsiko yo kuzamuka Nyabarongo batazi nimbi nabaho bayumva ku maekara bayumva ku makuru astarahari abantu benshi Kigali si Kigali gusa ni imijyi yose agasanga yabeshya bo mu cyaro agasanga agomba kwicara akiga reka icara wiga ariko buriya gustara kwiza ufite amafaranga iyo ufite amafaranga manu uzi ko wambaye ibyangwe yego wambaye neza agaragara neza ko wambaye ibyangwe 10 konti ya itero n'ibihumbi 100 bakubonanye mu ipeti nziza mu nkweto nziza telefone nziza buri kimwe cyose kimeze sawa bakagusarira wa kintu kumbi nta kintu umukobwa amenya ko wa mutipari iyo murezo iyo murezo nk'iyo yamuteye inda yavuze ati nzanye n'abastari umusitari kuko yambaye ibintu bihenze sava ariko akahita abona ko yari imbwa nyagusyo atabasha kumurerera icyo ngicyo gustara ni doruso mu mutwe kabisa iyo ubaye umusitari ufite n'amafaranga David ajya wongwire niwe muntu ufite amafaranga hasa ndi wa mugani wundi umusitari bivuga iki ubundi ku bantu wenda baba shanyire umusitari umusitari ni umuntu uhorana udushya yumva niko nge mbyumva umuntu uhorana udushya agahorana ku byangwe agahora ku mirongo none ari nk'abantu baba baratangiye kuzamura imirongo ariko baraheza amaro ubwo nuko bita wowe muri make wundi Kigali ariko none gustara mu kintu kigaragara ese ubundi Kigali uyibona uko hanze iyo uri mu cyaro uko bayibona niyo wigezemo niko ubibona ariko uzankoresha ikiganiro cy'urugendo rwanjye Kigali sibyo andike muri comment icyo nacyo kiraje mu kanya Kigali si Kigoma ntibyoroshye Kigali si Kigoma mani Kigali ntago ari mu cyaro hahandi wambara neza bakagenda bakureba ngo reba kanaka yiteye parufe kanaka ibyo niba byitaye donc ni wowe ku giti cyawe niyo mpamvu ustara aricyo navuze gustara ni mu mutwe astara ku giti cye yenda bibaye ngombwa karahajya guperforminga yagira aba audience bamureba ariko mu muhanda ibiki astara ku giti cye
tayari aho ngaho birumvikanye. Aho ngaho twari turimo turavuga ku buzima bwo mu cyaro tubugeranya n'ubuzima bwo mu mujyi. Hano twari turi kumwe n'umusore w'ibizigira kabisa, akaba dufashije kudusharinga ibitekerezo bye, kubitubwira, kutugezaho ibitekerezo bye. Nje ndumva nagushimira. Urakoze cyane, nanjye ndagushimiye. Kandi Kigali haragendwa, Kigali ni amahanga. Kigali hagendwa, nuza hagiye ntago ari ugupfa kugenda. Reka mbacire ku mayange. Ariko ubwo buzima bw'i Kigali turabukeneye. Reka mbacire ku mayange. Sawa sawa rero. Kigali nigiye gukora akawuti za nuza navuze. Sawa rwose namuzereka tumushimire, mukore like, share, comment ndetse na subscribe. Ndabashimira rwose kandi mukomeze kugubwa neza. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao. Tandukana n'ikibazo cy'inzara n'inyota kuko Diogene Shop yaje ari igisubizo. Muri Diogene Shop tubafitiye gaze z'ubwoko bwose, jibu, hashi, meru, espe n'izindi, umuceri, kawunga, imboga z'amoko yose, amafu y'amoko yose, ibirayi urya ugatemba itoto, ibishyimbo byo urabirya ugashisha wumva. Ngiri ibanga ryo kubaho neza rero. Ntitwakibagirwa kandi amagi meza atetse n'adatetse. Si ibyo gusa kandi muri Diogene Shop tubafite ibyo kuba bitandukanye, harimo fanta z'ubwoko bwose, juice zamenyekanye nka Karungi, ndetse n'abandi bagera ku gasembuye ntago twabibagiwe, kubera yuko tubafitiye Mitsingi, Knowless, Skol ndetse na Virunga. Akarusho kandi tubafitiye n'amazi meza cyane ya Jibu. Kandi ibi byose igiciro ni nk'ubuntu mba nkuroga. Umwihariko kandi nuko kwa Diogene Shop ibyo uhashye byose tubikugereza iwawe ku buntu. Banyeshuri, bayobozi, babyeyi, banyonzi, bamotari, namwe rubyiruko, muhawe ikaze muri Diogene Shop. Mwadusanga muri centre ya video iburyo bw'umuhanda uturuka muri kaminuza werekeza abamotari baparika hepfo gato y'umunara. Ni amayobera arimo kandi kuko cyagera uhabona gaze nyinshi z'ubwoko bwose. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri telefoni igendanwa ariyo 072 78 39 169. Ndayisubiramo ni 072 78 39 169. Yes! Diogene Shop, ibanga ry'ubuzima bwiza. Wow!